Ndabaha ikaze inshuti munkurikiye. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Turigeze ku gice cya kane. Inzira y'umukiranutsi, wakibaza ngo inzira y'umukiranutsi, ubu maze iminsi bibaza ngo inzira y'umukiranutsi yava hehe, inzira y'umukiranutsi byagenda bite. Ushaka kubura aho ngaho uvuga ngo mwami wanjye ni hehe nakura inzira, ni hehe nabona agaciro, niho ubuzima bwahinduka. Reka nkubwire, Imana izaguhindura amateka. Uko byamera kose Imana izaguhindura amateka. Nubwo waca mu bikomeye, nubwo waca mu bigeragezo bikomeye, nubwo waca mu makuba akomeye, nubwo waca mu nzara, inzara ikakubera hatari, inzara ikakurya kumva birakomeye, wagira ukabona nta hantu ntacyo kurya ufite, ukabona nta herezo ry'ubuzima, ukajya wica kuba atari ko se iherezo ry'ubuzima ni irihe. Wari uzi ko Imana igufiteho umugambi mwiza, inzira y'umukiranutsi. Igihe kizagera Imana izakuremera inzira. Nubwo ibiteye ubwoba biriho mu isi ari byinshi cyane, umuntu aba mu bintu byinshi cyane, ukaba mu bintu bikomeye cyane ukajya wibaza ngo ariko bizagenda bite. Igihe kizagera Imana ikuremera inzira. Ntukagire ubwoba ngo wibaze ngo bizagenda bite, nta marembo y'ikuzimu yazi, kuko Imana izakuremera inzira. Inzira y'umukiranutsi irahari. Inshuti yanjye, ushaka kubaho mu buzima wihebye, ufite agahinda, wumva baye, wibaza ngo ariko mwami wanjye iherezo ry'ubuzima ni irihe. Ariko humura, Imana izakuremera inzira. Imana izakuremera inzira. Ubu ndimo ndigenda ninywera kano kaji, ninywera akaji, ariko mwivugira inzira y'umukiranutsi. Urumva ushaka kubaho yagucanze, wifitiye ubwoba, wibaza ngo ariko ni hazaba inzira cyangwa nta nzira. Nyamara reka nkubwire, inzira y'umukiranutsi irahari. Nubwo ufite ubwoba, ufite agahinda, wihebye, inzira y'umukiranutsi irahari. Reka nkubwire inshuti yanjye, inshuti ya gusengerwa, aho uherereye mu gihugu, sinzi aho uherereye, waba uri muri Amerika, waba uri mu gihugu cyacu, waba uri East Africa, ahantu uherereye hose, reka nkubwire ko inzira y'umukiranutsi ihari. Uyu munsi ushobora kubaho nta nzira ufite, uyu munsi ushobora kuba wihebye, uyu munsi ushobora kubaho hari amagambo menshi akuriho, hari urucanege rukuriho, bakubwira ngo nta gaciro ufite, banakubwira ngo ntacyo wakimarira, ndetse nawe wakireba ukabona ntacyo wakimarira, ukabona nta hazaza hawe wakireba. Hari igihe umuntu aca mu bigeragezo akajya abona rwose bwamwiriyeho, akabona butazacya. Ariko hari umuntu, ijambo ryavuga ngo ahari kurira kwari umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga. N'aha ngaha nibereye, Imana yahaca inzira. Ubu n'aha ngaha wajya kubona ukuntu Imana ihaciye inzira. Inshuti yanjye, inzira y'umukiranutsi irahari. Nubwo wakiheba, nubwo ufite agahinda, nubwo ucitse intege, ndajya nkubwira ko inzira yawe Imana itayibagiwe. Imana yaguhisha inzira, ukamara igihe warabuze inzira, ukajya wibaza ngo ariko bizagenda bite. Ariko burya inzira yawe irahari. Nubwo wabona bikomeye, nubwo wabona bitoroshye, inzira irahari. Ushobora kumara imyaka myinshi. Nzi umubyeyi yamaze imyaka myinshi, amara imyaka 20 yarabuze urubyaro, ariko abantu benshi bamuvuga uko biboneye, abantu benshi baramunegura, abandi baravuga ati biramucanze azasaba atabyaye. Imana igiye kumukorera igitangaza, imuha impanga 3. Urumva abantu bari bamukuyeho amaboko bavuga ngo nta kintu, biramucanze, nta kibyaye. Inzira ntukihibe mu gihe umuntu akiriho, mu gihe umuntu agihumeka, inzira y'Imana irahari. Mu gihe ugihumeka, mu gihe ugifite ubuzima, mu gihe utapfuye, ujye umenya ko inzira yawe ihari. Ikimenyetso cy'uko inzira yawe ihari ni uburyo uba ugihumeka. Iyo ugihumeka ukigenda utapfuye, inzira yawe iba ihari. Hazajya umuntu uguca intege ngo akubwire ngo nta nzira ihari. Oya, umuntu ntabwo uca intege uzamubwire ngo ntibishoboka, uzamubwire ngo njye ndizeye inzira yanjye irahari. Uko byamera kose uzumva ko inzira yawe ihari. Satani rero ajya guca intege akakubwira ngo urapfuye, ujye umubwira ngo inzira yanjye irahari, inzira y'umukiranutsi irahari. Urumva uko byamera kose ntabwo uzigera ubura inzira. Inshuti yanjye, ntabwo uzabura inzira. Ntukihebe ngo wiciye iteka, wumve ko bigucanze, wumve yuko nta byiringiro, ibyiringiro by'ubuzima biba bihari. Urumva ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Urukumva n'aha ngaha ndi kugenda, aha wahabona inzira. Nubwo ubuzima ubayemo wabonamo inzira. Inzira y'umukiranutsi rero ntukihebe, ugera igihe ucishemo akayaga, wumve kuntu ubuzima, wumve ko Yesu azakugira neza, kuko igihe kizagera amateka yawe Imana yahindura. Inshuti wowe nkurikiye, nkubwiye ngo inzira yawe irahari. Wari uzi ko inzira yawe ihari. bene wanyu ibyo bakwishyuje ntibabikoze, ariko mu ijuru hari Imana
ishobora kugira ikintu ikora ku buzima bwawe igahindura amateka. Mu kiganiro turi mu kiganiro inzira y'umukiranutsi. Inshuti abantu mudukurikiye ubu n'ahangaha nibereye Imana yaharema inzira. Ahangaha ubu na Imana yarema inzira. Ese ufite kwizera ko Imana yakwemera inzira? Ubwo wumva ufite ubwoba, ufite agahinda, gucitse intege, satani kajya gutera ubwoba akakubwira ngo ntabwo uzabaho kandi n'ubundi ubayeho. Ubundi usubayeho kubera imbaraga z'ababyeyi, ubayeho se kubw'imbaraga z'umuryango, ubayeho kubw'imbaraga z'Imana. Imana rero ntabwo izakuburira inzira. Satani ajya gutera ubwoba ujye uvuga ngo ndakwiyamye. Yahuyama satani mubwire ngo Imana yanjye ifitiye inzira. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Reka nkubwire, ubundi ikintu gikomeye mu isi ni ugukiranuka. Gukiranuka nibyo nabonye bikomeye. Ubundi ikintu cyane dukomeye ni ugukiranuka. Gukiranuka birakomeye cyane, ariko iyo umuntu abashije gukiranuka Imana imugira neza. Tugeze ahantu hari uduti twiza cyane, hari umugano hameze neza cyane. Ibi nabyo ni byiza by'u Rwanda, urakumva? Nabyo ni byiza by'u Rwanda. Mujye munatembera munarebe n'ibyiza by'u Rwanda. Murebe ibyiza by'u Rwanda, murebe mutembere. Hari abantu ba mu buzima ariko batajya batembera ngo banarebe n'ibyiza by'u Rwanda, babireba ugasanga ntibatembera. Satani ugasanga guhesha aho ngaho, ntugende ntutembere, urebe ibyiza by'u Rwanda. Jya utembera, ujye muri pariki utembere, urebe ibyiza by'u Rwanda, uhasanga n'utuntu twiza cyane. Uzahasanga ibintu bitandukanye, uzahasanga n'utuji nk'utu ngutu batubwira natwo utumwe, ugende unywa akaji unatembera. Ubuzima ni bugufi. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi irahari. Ko byamera kose inzira yawe uzayibona. Inzira yawe uzayibona nubwo satani agutera ubwoba, nubwo satani akwihebesha, satani akakwereka yuko nta nzira, satani akakwereka yuko bikurangiranye, satani akakwereka yuko nta byiringiro by'ubuzima, satani akakwereka yuko utazagira agaciro, satani akakwereka yuko utazagera munezero, ndetse kumva n'amajwi menshi akubwira ngo nta nzira. Reka nkubwire ngo ayo majwi wiha agaciro. Imana igufitiye inzira. Imana ishimwe, Imana igufitiye inzira. Hari inzu umuntu nanone wahuye n'ibigeragezo bikomeye, aca mu bigeragezo bikomeye, umuryango uramwanga, yagize ikibazo gikomeye, abyarira iwabo, yafite se umunyamahane, hanyuma byari iwabo nyine. Urumva umuryango uramwanga. Hari igihe umuntu agira agisida, abantu bakumva yuko kuba ugize agisida upfuye urangiye, ariko mu bibi no mu byiza burya hari igihe ushobora guca mu bibi, ariko Imana hirya y'ibibi hari ibyiza. Ntukigire nabi kuko ubonye ko hari ibibi bibaye ku buzima bwawe. Umwana baramwanga, umuryango uramwanga, ariko igihe kiza kugera Imana iramwibuka, imuhindura amateka, iramwubakira, imuha umugabo mwiza, imuha abana. Ba bandi bamutaye bose baramugarukira. Inzira abantu babonaga ko inzira yarangiye, hagati kwiga ntakize, gushaka ntagishatse. Ariko reka nkubwire, ndakubwiye yuko kuba warabyariye iwanyu utazashaka we, ndabikubwiye uzashaka mu izina rya Yesu. Inzira yawe irahari. Imana ishimwe. Nzi undi muntu birukanye mu kazi, bamurukana mu kazi, umuntu aramusura mugati, ubundi akazi kakayo kari kakugize, ubu uracyabayeho, ubu noneho nupfuye nusebye. Aramugati ubundi akazi kari kakugize, wari ufite akazi, none akazi karahagaze, ubu akazi gahagaze uzabaho ute? Ariko ubundi abantu bagutega iminsi bazi impamvu Imana ikwimanye. Abantu bagutega iminsi bazi impamvu Imana ikuzigamye. Ubundi si Imana yakuzigamye, uyu munsi ukaba ugeze ku itariki uri muzima, hari aho yagiye. Reka nkubwire, uzi ko umuntu bamujugunye bakamuta, ariko mu minsi mikeya Imana ikamutungura, ukajya uhora satani ikakwihebesha, ikagutera ubwoba, ikakubwira ngo biragucanze. Ibiki se bigucanze? Nta kintu gucanze. Inzira y'umukiranutsi irahari. Satani ikakwihebesha, nunatembere ngo unatembere byuze, uze no muri pariki utembere, ngo satani yakwihebesheje ukaba waniyahura. Wumva nkubwire, satani akagukanga, ugiraho utembere, ufata akashi nk'aka ngaka, wumve kuntu Yesu agira neza. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Inzira yawe irahari. Ntukirirwe wiheba ngo wumve yuko byakurangiranye. Biki se birangira? Ntabwo byarangiye. Imana cyagufitiye inzira. Hano hari ibintu byiza cyane, ndabigukumbuje, uzaza ubirebe uzabona byinshi. Hari inzira nziza nyinshi cyane, inzira y'umukiranutsi. Ariko Mana yanjye we, Mana Mana ishimwe. Umva nshuti yanjye, ntukagire ubwoba, ntukihibe, ntukiyangize, ntukigire ubwoba ngo wiyangize, ugire ubwoba. Reka nkubwire, inzira y'umukiranutsi irahari. Satani gutera ubwoba, ngo gutere ubwoba, gukange, ikwihebeshe. Reka nkubwire, jya utembere, urambure amaguru,
ugenda utembera wumve ukuntu Yesu agira neza. Inzira yawe irahari, ufata akaji winanure, wumva ugende uruhuke, unabone n'ibyiza by'u Rwanda, aho kugira ngo wihebe wumve upfushwe n'ikiza. Apfushwe n'iki? Ugiye kuzicara wiyahure ngo uriyahuye. Wiyahure se kuki? Wiriyahura kubera iki? Jya aho unatembere, utembere, uruhura ubwonko bana. Urumva uruhura ubwonko, wumve ukuntu Yesu agira neza. Uruhura ubwonko, uziye muri parike banagukore n'akaji winywere, urumva wumve ukuntu Yesu agira neza. Ikiganiro n'inzira mu cyano kirahari, turimo turipantembera mu byiza by'u Rwanda, tugenda tubereka ibyiza by'u Rwanda byiza cyane. Hano turi mu mujyi wa Kigali, ahantu heza cyane, ugenda ugatembera ukaruhuka, ukagubwa neza cyane, ukagenda ukagubwa neza, ukaruhuka, ukaruka mu bwonko. Bunaha ngaha Imana yahaca inzira. Hari ibintu byiza cyane, hari uduti twiza, hari inyoni. Ugiye kuvuga ngo makore publicité muri no utavuga ibyiza by'iwanyu, uzavuga ibyiza bya hehe, uzavuga ibyiza bya hehe. Ireka mbabwe nigeze ngana n'umuntu amubwira nteko se ubundi kamubwira umuntu uzamushima yarapfuye, umuntu nakora neza uzamushima. Uyu muntu wakoze pariki hangaha Imana imumugisha. Kuvuga uyu munsi umujyi wa Kigali ufite pariki ni ibintu bikomeye cyane, ntibabintumye ariko ndamushimiye rwose. Uyu muntu wakoze pariki rwose Imana imumugisha. Umuntu agize igitekerezo, abayobozi bagize igitekerezo bagakora pariki y'umujyi wa Kigali, Imana ibahumugisha. Umuntu arahatemberera, abantu umuntu akarora ingingo, umuntu akumva ubuzima bwiza, ukumva utunyoni tubwejagura. Urumva urusaku rw'umujyi wa Kigali rw'imodoka z'umujyi zigiye kuzatumenagura, ariko uransimba ugatembera, ni hanini cyane. Kababwire abantu rwose ko babishya, umuntu najya akora neza mujye umushimira, nanakora nabi tumugaye, ariko umuntu wagize igitekerezo cyo gukora iyi pariki, agakora pariki y'umujyi wa Kigali, bikamubwiza ukuri. Mu bigaragara byaramugoye, ariko bikamubwiza ukuri, yakoze ibintu byiza cyane. Bibirambye ngo nukora neza ntuzemerwa. Bikamubwira uzi ko ari igihe umuntu yicaraga ukicara ugatekereza ahantu watemberera muri weekend, ukahabura, ugatekereza ahantu wagenda ukahabura, ukava Kigali ukajya Gisenyi, ukava Kigali ukajya Kibuye, ukava Kigali bazadushyiremo n'amazi, nako n'amazi nayabonyemo, n'amazi bazayashyiremo, tujye tutembera, tujye no mu mwato tutembera. Ako nagaciyemo, ariko ni byiza rwose, ni byiza gushima. Hari ibintu abantu bahisha ntibashime, ugasanga abantu bashima, ariko ibi bintu ni byiza cyane rwose. Hari inzira nziza, utuyira twiza tumeze neza, dupavomye tumeze neza. Urabona utuyira kuntu tumeze, utuyira twiza cyane tumeze neza. Hari utuyira twiza tumeze neza cyane, dupavomye tumeze neza, dukoze neza, utemberamo wenda uruhuka, kumva ukuntu hameze neza, akagenda wumva hasa, mbese ibana kuburana ahantu heza cyane. Urumva ibaze nawe ahantu ushaka kuzenguruka ntunaharangiza, ntabwo harangiza kabisa, ntabwo harangiza rwose. Watembera, ugatembera n'abana bawe, ugatembera, harimo utuntu twinshi ntabwo batunumye, ariko hari ibintu byinshi byiza cyane. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi, inzira yawe irahari, ko nta kandi gaciyemo. Turimo turatembera tuvuga ikiganiro inzira y'umukiranutsi, inzira yawe irahari. Abantu bayifunze, hari abantu bafunze inzira yawe, baravuga ati nta kintu azageraho, bafunga inzira zawe. Abazifunze ni abantu, ariko nkuye ko Imana yigufitiye inzira, ko byamera kose Imana igufitiye inzira. Unkumure, Imana izaca inzira, amateka azahinduka. Imana ishimwe. Ubu se reka mubwire ku nzira ihari. Wari uzi ko aha hantu hatari hakorwa nta bakozi bari bahari, ariko ubu wabara abakozi barimo hano muri parike. Aha hantu hatarakorwa nta muntu hagaburiraga, ariko uyu munsi mu byo ndi kuvuga by'inzira, naha ngaha hari abantu bahashubirijwe, hari abantu bahakora amasuku, hari nk'atanga byo kunywa, hari abacungira abantu umutekano, hari ibintu bitandukanye. Ubwo se urumva mu nzira y'umukiranutsi, mu nzira y'umuntu, ubu hano naho habonetse inzira. Umuntu wari wihebye uyu munsi yabonye akazi mu nzira y'umukiranutsi. Si inzira y'umukiranutsi gusa, ikintu cyose cyiza kibyara ibindi byiza, bibaho byiza. Abadiaspora muri hanze mudukurikiye, mazina y'Imana Haremane barayisi, turi mu kiganiro inzira y'umukiranutsi. Inzira y'umukiranutsi, hari ibintu byiza cyane, hari ibintu byiza cyane biryoshye,
hari ibintu byiza, hari amagare, hari ibintu byiza cyane. Abantu baratembera, abadiaspora muri hanze mutari mubizi, hari ibintu byiza cyane mu mujyi wa Kigali. Urabona ko ari sawa Kigali hari ibintu byiza cyane, bari bo bameze neza cyane. Hano mu mujyi wa Kigali, hano mu mujyi wa Kigali ntabwo ari mu Bubiligi turi aha ni mu mujyi wa Kigali turi, ntabwo ari mu Bubiligi, ni muri pariki y'umujyi wa Kigali, niho twibereye. Pariki y'umujyi wa Kigali, ntabwo turi hanze, ntabwo turi muri Amerika, turi hanze, turi mu mujyi wa Kigali, muri pariki y'umujyi wa Kigali. Abantu baratembera, baragenda amagare meza, muri abantu wabona abantu baratembera. Iyi ni pariki y'umujyi wa Kigali rwose, hari ibintu byiza cyane. Abantu baragenda amagare meza, ari hanze, ari mu za Bubiligi, ari za Burayi, ari hano ibintu byabaye byiza cyane. Dushimira abantu bakoze ibi bintu, bagakora iyi pariki, ndabashimiye rwose. Nta muntu abantumye, ariko nje nabwiye nukora neza, biravuga ngo nukora neza ntuzemerwa, nukora neza ntabwo uzemerwa, nukora neza ntuzemerwa. Ushaka kuba uri mu mujyi wa Kigali utazi ko hano hanabaho, ariko ndatangaye cyane, habaho habaho. Inzira yawe irahari mu izina rya Yesu, inzira y'umukiranutsi irahari. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi, nicyo turi kumwe na Imana Barayisi, tuvuga ku nzira y'umukiranutsi. Ubu Satani yagutera ubwoba, Satani yakuhebesha, Satani yagutera agahinda, Satani yaguca intege, Satani yakubwira ko upfuye, Satani yakubwira ko ufite agahinda kenshi, ariko humure, Yesu akugira neza, bizagenda neza, amateka yawe azahinduka, Imana izakugira neza. Aha ngaha ni Kigali, hari umujyi mwiza, abantu baratembera, murabona abantu bagenda amagare, ibintu bimeze neza, ni fresh kabisa. Inzira y'umukiranutsi, inzira yawe irahari. Ntukagire ubwoba ngo ucike intege, ngo wihebe, winanize umutima wawe, ujye wizera Imana, wiringira Imana, Imana izakugira neza. Mu bibazo byawe ucamo byose, ujye umenya ko Imana ihari. Mu ntambara ucamo zose, umenye ko Imana ihari. Turimo turatembera tuvuga inzira y'umukiranutsi, no mu bihe bikomeye, no mu bihe by'ibibazo, no mu bihe by'ubukene, no mu bihe by'inzara, no mu bihe by'imvura, Imana ibasha guca inzira ikakugira neza, ikagutabara. Imana ibasha guca inzira ikaguhindura amateka. Imana ibasha guca inzira ikagukiza ikimwaro. Imana ibasha guca inzira ikaguhanagura amarira. Imana ibasha guca inzira ikaguhindurira izina. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Wese wari uzi ko inzira yawe ihari. Satani wari uguteye ubwoba atsindwe, Satani wari uguteye ubwoba ananirwe mu izina rya Yesu. Uko byamera kose uhumure, Yesu ari kumwe nawe, ntabwo azakureka. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo Imana izakureka. Imana iri kumwe nawe, Kristo ari kumwe nawe, Kristo agufiteho umugambi mwiza, Kristo ntabwo azakureka. Imana ntabwo izagutererana, Imana ntizagutiza rubanda. Uko byamera kose uzagera igihe amateka yahinduke. Imana izahindura amateka yawe, Imana izagukiza ikimwaro. Haleluya! Imana ishimwe, Imana Imana izagusetsa. Ushaka kubaho uri mu buzima uri imfubyi, uri umupfakazi, ushaka uri mu buzima ubabaye, urarurira, uvuga ati Mwami Yesu, ndasebye, birandangiranye, bizagenda bite, ko mbona bincanze, ko mbona naniwe, ko mbona ameze nabi, ko mbona naniwe. Ariko uhumure, Imana ifite ubushobozi bwose. Imana ifite ubushobozi bwose bwo kukugira neza. Urumva ko byamera kose Imana izagutabara. Urumva ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, inzira yawe irahari. Ko byamera kose inzira irahari. Mu buzima gucamo inzira irahari. Ahantu hose usanyura inzira irahari. Abantu mwese mudukurikiye, ubu turimo turitembera, turi mu mujyi wa Kigali, no dutembereye muri pariki y'umujyi. Pariki y'umujyi. Ushaka kugira ngo turi Burayi, ntabwo turi Burayi, turi mu Rwanda rwacu, mu mujyi wa Kigali. Turi muri pariki y'umujyi, aho abantu bagenda n'amagare, y'i Burayi, abantu bameze neza, n'amagare y'i Burayi, urabona amagare y'i Burayi arimo hano pariki y'umujyi wa Kigali, ibiratambuka, urabona iyi ni pariki y'umujyi wa Kigali. Ushaka utayizi, ariko iyi ni pariki y'umujyi wa Kigali. Biravuga ngo nukora neza ntuzemerwa. Ndajya nifashwa simire rwose abantu babigizemo uruhare. Ubuyobozi ndabushimiye, shimira ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, ndashimira abayobozi bose ntabwo nabamenya, ariko abayobozi barema, abayobozi bose babigizemo uruhare kugira ngo iyi pariki ibeho. Imana ibahe umugisha.
ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Nzagenda ngenda mbereka ibyiza by'u Rwanda, aho uko Umukemana azajya ngenda ashoboza. Nzajya ngenda mbereka ibyiza by'u Rwanda mu gihugu cyacu, ngenda mbereka umujyi mwiza, mbereka ibintu byiza cyane, ibintu Imana igenda idukorera, ahantu Imana ituvanye n'aho Imana itugejeje, ibintu Imana igenda ikora biratangaje. Hari umuntu ujya ngo imirimo yawe mwami rwose iratangaje, ibyo ukora byose mwami byose biratangaje. ya shiti yanjye, abantu badukurikiye mwese aho muherereye mwese, nongera kubavuga ngo Yesu aragukunda, Yesu agufiteho umugambi mwiza, Yesu ntabwo azakureka, Yesu azagukiza rubanda, Yesu azagukiza ibikomere, Yesu azagukiza urukimwaro, Yesu azagukiza uruzerero, uko byamera kose Yesu azakunamura. Uhumure, imbaraga z'Imana zizakugota. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Wari uzi ko nubwo umaze igihe ubuze urubyaro, Imana izaguha urubyaro, umuhati wo kubona urubyaro mu izina rya Yesu. Umaze igihe nta kazi, umuhati wo kubona akazi, Imana ikuremera akazi mu izina rya Yesu. Umaze igihe wenda nta rushako, umuhati wo kubona urushako mu izina rya Yesu. Umaze igihe wenda ubona uri mu bukode ubabaye, umuhati yo kugira agaciro, ugatera imbere, ukagira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka akumurikira inzira yawe, Uwiteka kwagure muri byose. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, uko byamera kose Yesu arahari, azakugira neza. Shuti mwese mudukurikiye, abantu badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, n'aho amarembo y'ikuzimu yazikuka, Uwiteka azagutabara, Uwiteka azakurengera, Uwiteka azakurwanirira. Ijambo ryaravuze ngo ahari kurira kwari mu nijoro, ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Witegure kubona impundu mu buzima bwawe, impundu Uwiteka azikuremera. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu hari ijambo rivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru uzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we gukomeza ibirori byawe byera, wegura imihigo yawe myiza, kuko umunyabibi yatsembyeho atazongera kunyura iwawe ukundi. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, Uwiteka azakugira neza, bizagenda neza, ubuzima bwawe buzahinduka. Uhumure, gubwe neza muri Yesu Kristo, ntiwihebe, ntiwigire nabi, Uwiteka gufite umugambi mwiza. Abantu mudukurikiye mwese muri mu bihugu bitandukanye, ababyeyi, abagabo, abasore, turimo turavuga ku nzira y'umukiranutsi. Hari igihe umuntu yiheba, hari igihe umuntu acika intege, hari igihe umuntu yumva ananiwe, hari igihe umuntu bamubwira ngo uzapfa ntacyo umariye, hari igihe umuntu bamubwira ngo ubuzima ntibuzahinduka, hari igihe umuntu bamubwira ngo ntabwo azigera agira agaciro, hari igihe umuntu bamubwira ngo ntabwo azigera anezerwa, yamubwira ngo ntabwo umuntu azigera agira iterambere, hari igihe umuntu bamubwira ngo nyamara mu buzima, rikamubwira nuhura n'umuntu aguca intege, uzamubwire ngo nta mwanya afite wo kumva urucanege rwawe. Nuhura n'umuntu akungura ibitekerezo, uwo muntu uzamugira inshuti. Ariko igihe cyose uzahura n'umuntu uguca intege, ugahura n'umuntu ugutera ubwoba, ugahura n'umuntu uguca intege, ugahura n'umuntu ukwihebesha, ugahura n'umuntu ukubwira ko nta cyiza cyakomokaho, ugahura n'umuntu ukubwira ngo nta cyiza wabona, uwo muntu uzamuhungire kure, uwo muntu uzamukwepa umuhunge kabisa. Ugahura n'umuntu uguca intege, uzamuhunge kabisa, umuhunge, uzamuhunge atazakugira nabi cyane. Tuzakugira nabi, urumva, uzamuhunge, hanyuma ukomeze wiringira Imana, uyizere, Imana izakugira neza, izakorera ibikomeye. Urumva, uko byamera kose Imana izakora ibikomeye, izaguhindurira izina, ubuzima bwawe buzagenda neza. Uko bukeye ubuzima bwawe buzagenda neza, Imana izabigenza neza. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, aho uherereye uri muri Amerika, Australia, Kampala, Uganda, Kenya, Dubai, abantu mwese mudukurikiye, East Africa mwese, Yesu agukomeze, Yesu akugire neza. Ibiteye ubwoba byose nibyo ngiye kugukanga. Satani ngiye gutera ubwoba, Satani ngiye kuhebesha, Satani ngiye guca intege, ngakubwire ngo urapfuye. Satani aguca intege, ngakubwire ngo urananiwe. Oya, ntabwo unaniwe. Kristo muri kumwe, Imana igufite umugambi mwiza, Imana izakugira neza, uzagenda neza. Humura, urabona ko hari abantu bameze neza, gutembera tugubwa neza. Imana izagushoboza, Imana izakwitaho, Imana izakora ibintu bikomeye, Imana izagura ubuzima bwawe, Imana izagushyigikira. Ikamubwira ubuhanuzi nushaka ubwakire, Uwiteka azakugendana nawe, Uwiteka azagushoboza,
uwiteka azakurinda amakuba, uwiteka azakwagura, uwiteka azakubeshaho. Ntuzongere kugira ubwoba ngo wihebe, ngo urire, ngo wumve wakiyahura, ngo wumve wakiciraho iteka, ngo wumve unaniwe, ngo wumve nkubwize ukuri, ngo ushake kwirwanirira, ngo ushake kwiyica, ngo wigire nabi, ngo wumve uhamagara urupfu ngo ruze rugutware. Iyo relasha umva nkubwire, Imana iragukunda. Uzi ko Imana igukunda. Naho wabaho udafite urubyaro, Imana iragukunda. Naho wabaho udafite akazi, Imana iragukunda. Naho waba utarabona iterambere, Imana iragukunda. Naho waba utarubaka urugo, Imana iragukunda. Inzira yawe irahari inshuti yanjye. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Uko byamera kose Imana igufitiye inzira. Amazina yanjye ntari Imana Birarese. Turi mu kiganiro inzira y'umukiranutsi, tunareba n'ibyiza by'u Rwanda, tunareba n'ibyiza by'umujyi, dushimira kongera gushimira abantu bagizemo uruhare kugira ngo ubusitani buboneke, kugira ngo abantu b'Imana, abanyarwanda, abadiaspora, abantu batandukanye bajye baza baruhuke, batembere, babone ibyiza by'u Rwanda. Ni byiza cyane rwose, birashimishije cyane, ni ibintu byiza cyane byo gushimirwa cyane. Ibintu nk'ibi ni ibintu byiza cyane, biraryoshye cyane, ibintu byiza cyane. Abantu bagizemo uruhare rwose, ni byiza cyane rwose. Ntuze kwibaza ngo ni hanze, aha ni Kigali, aha ni mu mujyi wa Kigali, hameze gutya, hari muri pariki, hameze neza, no pariki y'umujyi. Aha ni inzira, hari ibintu byiza cyane kabisa. Abantu mudukurikiye mwese, ndabyambabwira ngo inzira irahari. Satani ntagutera ubwoba, Satani ntakwihebeshe, Satani ntaguca intege, Satani ntakubwire ngo iyahure, Satani ntakubwire ngo urwanirire. Tugeze umwanya kugira ngo dusengere ibyifuzo ufite uko byameze kose, cyaba icyifuzo cy'akazi, cyaba icyifuzo cy'urubyaro, cyaba icyifuzo cyo kugira ngo Imana kuri mariage, cyaba icyifuzo cyo kugira ngo Imana igukirize umurwayi wawe. Umurwayi aho aharwariye hariho hose, ahantu umurwayi wawe arwariye, ndagira ngo ufatanye nanjye wizere, hanyuma dusenga Imana. Mana, turagushimye kuri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye, imbaraga zawe zisumba ukwezi, imbaraga zawe zisumba izuba. Uri Imana yo kwizerwa, uri ibyiringiro by'abizera. Dusengeye abantu bose dukurikiye, abari mu bihugu bitandukanye, abarwayi, abadamu bakeneye kubyara, abari gusaba ko baremera urubyaro, ubaremera urubyaro papa, ubahindurira izina, ubiteho. Dusengeye abakobwa, dusengeye abasore, dusengeye ababyeyi, umuntu wese adukurikiye wese turamusengeye ngo umuremere inzira, mucire inzira, ucire inzira abagabo, ucire inzira abakobwa, buri muntu wese mucire inzira mu izina rya Yesu, amen. Mana bagire neza. Turi mu kiganiro cy'umukiranutsi, turi mu mujyi wa Kigali, hano mu mujyi wa Kigali, muri pariki y'umujyi wa Kigali. Niba mutari mubizi, aha ntabwo ari i Burayi, ni mu mujyi. Aha ni mu mujyi wa Kigali, ndagira ngo mbereke murebe ukuntu mbize neza. Amagare y'imwe y'i Burayi ari hano, uyu ni mu mujyi wa Kigali, ntabwo ari i Burayi. Ibintu birakaze, ntabwo ugiye ngo biroshe, ushobora kuba bibera mu mujyi utabizi neza, ariko aha ni mu mujyi wa Kigali. Njye ndabwiye ngo nukora neza ntuzemerwa, ndashimira. Hari ibintu ndi kubona nanjye byantangaje. Reka mbwize ukuri, ugeze hano hantu watangara, ugeze hano hantu watangara pe. Hari ibyiza byinshi cyane, byiza kabisa, hari ibyiza byinshi, watangara. Imana igucira inzira. Ndabakunda cyane, yari Harerimana Birarese, mwe muri kumwe mu kiganiro inzira y'umukiranutsi. Tuzasubira n'ubundi. Mugubwe neza, Uwiteka abishimire cyane. Mugubwe neza kandi namwe mugire kwizera. Buri muntu wese agira inzozi zagutse zo kwizera. Ugire kwizera ko imiryango idahari, abavandimwe badahari, Uwiteka yagucira inzira. Yangiza ahantu heza cyane, ahantu haryoshye pe. Hano hantu ukuntu ari heza cyane, ahantu heza cyane rwose. Ni heza kabisa. Wakibaza ngo ndimo nagenda ahantu habi cyane, ntabwo ari habi kabisa, ntabwo ari habi. N'ahantu hameze neza cyane, ahantu heza cyane. Yes, ahantu heza cyane, haryoshye, hameze neza, hameze neza fresh. Rero Imana ikuremera inzira, Imana ikurwanirire, Imana iguhindura amateka, Imana ikwagure, Imana igukize iterabwoba ry'abadayimoni. Ibiguca intege byose Imana ibigukije, ibigutera agahinda Imana igukize, ibigutera ubwoba Imana ibigukize, Imana igukize umubabaro w'umutima, Imana igukize ibikomere byose, Imana igukize agahinda kose ufite, Imana igukize amarira yose ufite, Imana igukize. Umva nshuti yanjye, Imana ikwagure, Imana
igukize ikimwaro, Imana ikubere byose, Imana iguhagarareho, igukize, ikurengere, kuwaniye muri byose. Urumva reko ibi ni ibyiza by'umujyi wa Kigali. Turimo hano mu mujyi wa Kigali, ntuze kugira ngo ndi Burayi, ntabwo ndi Burayi, ndi mu mujyi wa Kigali. Hano mu mujyi wa Kigali utembera, ushobora kutaruhaza hano ko ari muri pariki y'umujyi, ariko hano muri pariki y'umujyi. Ntugire ngo ndi mu Bubiligi, ntugire ngo ndi Burayi, hano mu mujyi wa Kigali nibereye. Rero ujye utembera uze urebe ibyiza by'u Rwanda. Tuzagira ngo i Kigali ni hahandi mwari muzi kera, i Kigali harahindutse, aha waruhaze. Hano mu mujyi wa Kigali abasaza abantu batembera bakagenda. Kigali none inzira mu kiranutsi urabona ko nameza, haruzi ko ari heri muri Kigali, abantu muratembera. Ahantu ni Kigali ntabwo ari Burayi, amagare agezweho, ibintu bimeze neza cyane. Ariko mana yanjye ikaba byiza, ntabwiye ngo umuntu nakora neza mu byo mumushimira. Abantu bakoze ibintu ntibakwiye gushimirwa, abantu bakwiye gushimirwa. Umuntu yavaga hano akajya Gisenyi kugira ngo ajye kura mu bwonko, umuntu akava hano akajya ku Kibuye. Umuntu nta bantu babonaga hano gutemberera kugira ngo uzabone hano mira kuko mu mujyi wa Kigali byari ibibazo. Ariko uyu munsi hari ahantu ushaka kuza ukamira kuka, ugafata n'icyo kunywa. Urabona afite akaji mu ntoki, ndafuna gakorewe kavuye aha ngaha. Urumva kana akaji kavuye muri pariki, ashobora gufata akaji kagubwa neza. Ariko mara ntago mbere yo kubyara bimeze, ntago kumenya bimeze. Reka mbwire ibintu byiza mujye mubivuga. Hari abantu bahisha ibintu byiza, gasanga ibintu byiza ntibabivuga, ugasanga abantu kuko baravuga iby'ahandi. Ibintu byiza ni mubigira mujye mubivuga, muvuga ibintu byiza, ibintu byiza mujye mubivuga. Reka mbabwize ukuri, natangaye abantu ntago bajya bavuga ibintu byiza byabo, usanga abantu batavuga ibintu byiza, ibintu byiza, ugasanga barahisha ibintu byiza babugezeho. Ariko urabona ibintu byiza tugenda tugeraho nk'Abanyarwanda, tujye tubishimira Imana. Ibintu byiza ibintu byiza tujye tubivuga rwose. Ibintu byiza tujye tubivuga, tubivuge rwose. Ibintu byiza ntimukabiceceke. Nubona ibintu byiza uzibivuga, nubona ibintu byiza ubivuge. Rero ibintu mbonye hano mbonye ari byiza kabisa, ntabwo nabiceceka, ni byiza kabisa. Nawe uzazure uzasanga hano ari heza. Hano ni heza cyane. Abantu bamudukurikiye, ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, ndabakunda mwese. Abantu turi kumwe kugeza ahantu harimo udutebe umuntu ugenda akicaraho, hari n'udutebe umuntu ugenda akicaraho, ntabwo wicara hasi. Ariko Imana bagire neza, ugakoramo na siporo, ukaruhura ingingo zawe, ukaruhuka rwose. Urabona aka ni agatebe ko kwicaraho, urabona agatebe ko kwicaraho, aka ni agatebe ko kwicaraho, aka ni agatebe ko kwicaraho, ntabwo ushaka kwicara hasi. Abantu bagize uruhare kugira ngo umujyi wa Kigali ugire parike. Imana ibahe umugisha mwese, kandi ibikorwa mwakoze Imana izabibukiraho byonyine. Abantu bakira hano kubera siporo, abantu bakira hano batembera bakagira ubuzima, ni byiza cyane. Rero nshuti twari turi kumwe mwese mu kiganiro inzira y'umukiranutsi, inshuti za gusengerwa, abantu mudukurikiye mwese mugubwe neza. Uwiteka akuremera inzira muri aya mezi asoza umwaka, Uwiteka akuremera inzira mu muryango wawe, Uwiteka akuremera inzira ku bana bawe. Turi mu gihe cya Minerivare, Uwiteka akuremera inzira ya Minerivare. Turi mu gihe cyo gusoza umwaka, ibintu biba bijagaraye, ariko Uwiteka akuremera inzira. Ndavuze ngo ciao, bye bye. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, turi kumwe, bye bye.